ni igikondo kuwa gatanu saa 8 tunabifatira umwanzuro birangire. So tugomba kugira uko tubigenza. Ikibazo kirahari ni kiragira giti. Kubyo twanatangira n'ubwo no kuwa mbere. Reka mbanze mbitekerezeho. Uzabishyiramo ubuhare n'umwete n'ubwitange. Niko byari bisanzwe ari kurabizi. Oya. Urabyibuka ariko imbogamizi abayeho ari kurayizi urabizi nese ko mu rugo nta mukozi wari uhari. So, can you check? Sanko wabisoje ariko hano harimo ikintu cy'ikibazo nabonye. Hari ama documents hamwe nawe nari kubona. Sorry, uretse gatoya hari ibintu ndimo kuzuza hano. Babona yuko twahuye n'imbogamizi mu nzira. Ndabyuzuza neza. Nawe ugerageza urangize hanyuma urebe hano umbwire ibyo ari byo twakora kuko harimo ibibazo byinshi. Babishoje? Sanko wabisoje ariko hari ibiri kubura. Ya. Kuvuga ngo ndabona bereje uruhande rumwe. Kuko ngo nawe ntabwo bishoje se? Byo uko biri. Nabo ureba nyine cyangwa Oyanga kumbwira ngo ntabwo byuzuye rwose. Kubera yuko ejo bundi twabitse dossier zituzuye. N'ubu twangire tubike dossier zituzuye. Kandi ibyo bintu n'ubwo nge nabikora n'iki byo umbwiye nibyo nkora iyo mbonye bituzuye ndakugaruka reba nyine wo check and then tell me what can I do. Je mbogamizi mfite kumbisumbwira ngo ntabwo byuzuye. Kandi uzi nejo bundi warabimbwiye. Tuzabona tubika dossier zituzuye. None najya ngo dukora iki? Wagombye kumenya ikibazo kiri tukabimenya ngo turakora iki. Nawe birakureberega. Ugomba kumbwirana ngo biruze numva ninge nzajya mbireba gusa nawe ugomba kubireba. Yego nanjye birandeba kandi ndabyumva ndanabyuba ariko hari ikibazo kiri n'iki. Ugomba kubifatira umwanzuro. Sibyo ugomba kubifatira umwanzuro ukambwira dukora iki ngiki dukora iki. Cyane cyane ku iyo business turimo. Gupfa ko akazi niko gugomba kwacu. None se. None so rero ufite kubireba ukabimenya ikibazo kiri and then check kambwira nyine twakora. Urabona yuko ko biri kose urabona iyi dossier igeze hahindi iriya twabitse ahigeze. None se tuzaduhora dukora ibice? Bakuzaduhora dukora ibice bose twaba turi muri business. Ikibazo kirahari imbogamizi ariko ugomba kuno kwivuga. Cyangwa naba nagutanze nkayivuga nawe cyane cyane ko yari imari yacu. Oya ndafitana ariko nyine check and then ngire turakora iki. Tunabifatira umwanzuro birangire. Akazi ko ndabona kakunaniye. Abona kakunaniye kuko nje nimba nje nanjye nkirukanye muri dossier ntazikora neza nkazirangiza. Wowe ukazana ejo dossier ntiyuzuye. N'uyu munsi ntiyuzuye. Tukora iki? Twagumye gushaka secrétaire. Ariko se dufite amafaranga kumuhemba? None se akazi katagira secrétaire ntakaye. Mfite ibibazo byinshi. Ngera hano usiko ari byo mva maze gukora mu rugo. Nkagira hano usanga nabyo ngomba kubyivuguta. So tugomba kugira uko tubigenza. Niba ari amafaranga mushaka tukagabanya tukagira uko tubagabanya ariko secrétaire akanaboneka. So kuko nanjye ntabwo nabishobora ntabwo nabyishoboza nyine. Mve hano ngere mu rugo ngere hano bipfe kandi ahangaha niho dukura byose. Ikibazo kirahari ni kiragira giti amafaranga yo kubahemba abo bantu bose
hano sara abakozi bangana tugira abo tugabanya ariko secrétaire aboneke kuko urabona niba itari kuzuka bitari kuboneka hano ni bya secrétaire reka maze kupanze tubyige turebe ko tubona amafaranga rero kuvuga ngo none bashaka kuza ntubyuzuze ngo ugiye ngo utegereje secrétaire nataboneka ntabwo yabura wewe bifatira umwanzuro secrétaire ko ari buburi kubyo twanatangira nubwo no kuwa mbere akaza gutangira akazi kuko urabona hari ibintu byinshi cyane hano tuvuze aje akabiheraho ariko madamu mwebwe muri ibintu byoroshye damu muri ibintu byoroshye mwumva yuko mugomba gufata umukozi akajya muri ibyo byawe ugasanga ugiye kujenjeka nizere ko naramuka naje ugomba gufatikanya nawe ukajya mutanga dosiye zuzuye afazari ariko nawe hari uzabishyiramo ubuhare n'umwete n'ubwitange niko byari bisanzwe ariko urabizi oya uribuka uriya ukuntu byagiye bimeze urabyibuka ariko imbogamizi yabayeho ariko urayizi urabizi neza ko mu rugo nta mukozi wari uhari turamukura he araho mukeka cyangwa atanga itangazo nabura kuwa mbere agatangira kuwa gatanu akaba bakoze examen byarangiye kuwa mbere akaba aribwo yatangira ariko ayo madokima yose akabikwa yuzuye kuko ntabwo turimo gukora disi hari umucuti wanjye twize hamwe mva defo yawe ugiye kuzanamo bene wanyu ni bene wanyu she is not my sister ntariganye ni classmate wanjye twiganye so kandi yarabyize so kuba yarabyize nkamubwira naze muri exam agomba kuza akapplyinga tukara ko bikunda bitakunda tugashiraho n'abandi cyane cyane kaza bari mu kizamini atari wenyine azaba ari benshi hari umutipe uretse nanjye ntekerezo ndi hari umutipe nzi ukoraga hariya kwa Karoli ushobora kuba baramwirukanye aho kujya kuzana abo ngabo bene wanyu ubwo mwazana n'ikintu wandi akazi kawe karapfuye mubwiye ko ari mwene niba wumva yuko nakubwiye ko ari mwene wacu my classmate na sister ni ibintu bitandukanye kandi nabwo ntabwo ndi sure byansaba ko muhamagara nkumubaza wenda wifitiye akazi ahubwo namuhamagara nkamubwira akaza muri examen yatsinda ibizamini agakomeza akazi yabitsindwa ukangaje abana none rero icyo tujye gukora sibyo reka uhamagara umutipe nawe uhamagare ubwo noneho mbese no kwandutanga itangazo nta no kuvuga ngo ngiye mukanda kandi amuzi ngo nawe ukana kura muzi tujye tureke mu by'amaranga mutima noneho dutanga itangazo umuhamagare noneho nanjye mpamagara uwo muti niturangiza noneho tugiye gute utsindira icyo soko utsindira umurimo aze awukore ariko nta by'amaranga mutima kuko njye ntabwo nshaka kuzongera kumva dosiye ngo ntabwo yuzuye ntabwo twari turi mu kazi dukeneye ibintu byinshi nubwo dukeneye kuzamuka kandi turimo gusubira inyuma gerageza muhamagare muvugane sinzi niba naranditse inkonde umbe ngo sinanamuheruka rwose ndamubonye yes muvugisha turebe n'amasaha yamugiye urabizi neza karirete niriwe neza ndavugana na Bishwit of course anyway wowe bite se wamenye ni Chanel wow Chanel shiwa cyane wibye cyane byiza neza amakuru ko wabuze usigaye bahe shambora agashomeri kameza ari wana shawo uri waragafasha none wacu merci ndaboneka ku kiganiro yanjye okay umva ikintu nguhamagariye hari ahantu nari muri chance ushobora kuza ukapplyinga Friday and then ukakora n'ama exam twareba ko best nyine ukaza mu kazi twareba ko byaba ukajya mu kazi wow shabibi murambiwe ngo barunereze n'uko borofashe twese ni igikondo kuwa gatanu saa 8 uzagerageze nka saa 7 n'igice umamagare imite nkurangira
uze urebye sibyo umashanye merci iwanza batsinda abashomeri nidu abashomeri iwanza shandaho yagize ikibazo okay way bye merci umufatishije azaza mu bizami yego kandi ndabizi neza ko biriya bintu nibyo yize n'ubundi gusa bidakwiye ko nawe waza kugira uhamagara bidakwiye ko nanjye nibuze gushyira iryo tangazo bakazahura ari benshi twareba uzagira ayo mahirwe yes ibyo nibyo nshaka kandi uramukubinkoreye ukabinkorera gutyo atajemo amarangamutima atajemo ikeneye iwacu aho sava tuzakora kandi tugere imbere gerageza rero ariko muri aka kanya ataraza dushaka kundi tubanze tubishyire ibintu ku murongo bamenye n'aho bagomba guhera ntacyo reka ngira ibyo ndangiza bindi muri ofisi ibyo ndaza kubisubiramo then akazi keza ngo turasubire sawa ubona mu kanya reka ndebe nanjye mbirangize ko hari Sito ziniye yindi hera wa ya kana no kumunsi rebe